jenoside rero ni icyaha cy'ubwicanyi, ubwicanyi butegurwa. Ni icyaha bivuze ko kinasobanurwa n'amategeko, duhereye ku mategeko mpuzamahanga. Jenoside ni ijambo ritabaga mu mateka mu mvugo zisanzwe, ifite igihe yatangiriye kuva abayahudi batangiye kwicwa, habaye umugambi wo kubarimbura. Irangwa rero n'ibintu bibiri by'ingenzi dukwiye no kumenya tukanabitandukanya n'ibindi. Irangwa n'umugambi, umugambi uteguwe wo kwica abantu, babahora ibintu bine, kimwe muri bine: ubwoko, idini, ibara ry'uruhu cyangwa ubwenegihugu. Abatutsi bo mu Rwanda habayeho umugambi wo kubatsemba, babahora ubwoko bwabo. Ari nayo mpamvu nyine havugwa jenoside. Ntabwo ari inzira y'umusaraba abapadiri batubwira, kuko abatutsi ntabwo bari bararemewe kwicwa. Yezu cyangwa Yesu bo banaje bafite iyo gahunda n'Imana ariyo yabohereje kugira ngo baze kurokora abantu, niko tubyiga. Ariko abatutsi ntabwo bigeze baremerwa kuzakora inzira y'umusaraba ngo barokore abandi. Ni icyaha cyateguwe na leta ibica, ibahora ubwoko bwabo gusa. Amategeko rero nanone anasobanura ko kwica sibyo byonyine biranga jenoside, ahubwo hari n'ibindi byaha biranga n'iyo kwica byaba bitaraba. Ni naho ngira ngo nshimangire cyane hanabyerekana. Amategeko asobanura ko gushyira itsinda ry'abantu mu mibereho mibi bigambiriwe, imibereho igamije kubashyira mu buzima bubi bukomeretsa imibiri yabo, bukomeretsa imitekerereze, ibyo nabyo ni jenoside. Amategeko ateganya ko gufata abantu bakimurwa bazijijwe ubwoko barimo, bakajyanwa ahandi hatandukanye n'aho basanzwe baba, bigambiriwe kugira ngo ubashyire mu buzima bubi, nabyo biri mu bigize icyaha cya jenoside. Kwica biza bisoza iyo politike, iyo gahunda ndende itari inzira y'umusaraba, ahubwo ari politike yateguwe igashyirwa mu buzima bwa buri munsi bwa buri gihe. Ni nayo mpamvu iyo turebye iyi kiliziya santare ya Nyamata, tukajya ya Ntarama mumbabarire, tukajya hirya hano kuri paruwasi yari yo nkuru ya Nyamata, abisha abandi n'ababiteguye nabo basenganaga. Henshi usanga byaranakozwe n'ababayoboraga mu masengesho n'ababigishaga, bikanabera n'ahantu hadakekwa ko hashobora kuba hakwicirwa. Tuve mu Bugesera gatoya tugende tujye Kibeho, aho Bikira Mariya yabonekeye mu Rwanda, ni nahake muri Afurika. Ku itariki ya 14 bariho babahiga hano Ikibeho, naho bariho barimbura abatutsi babarangiza, kandi binakorwa n'abajyaga kureba amabonekerwa ya Bikira Mariya, na bamwe mu bapadiri babafashaga gusoma misa aho hantu. Bikatwereka rero yuko iyo ingengabitekerezo nk'iyo iba ifite imizi miremire, iyo mizi rero iyo itaranduwe na cya kibazo Kagoyire yavugaga kuberekaho imibiri iri, iyo imizi y'ingengabitekerezo y'urwango itaranduwe, ntabwo abisha aba batutsi bashobora kuberekaho imibiri iri. Ni ngombwa rero kumenya iyo miterere y'iyo ngengabitekerezo yari iteye ite, yari imeze ite. Nagiye ndeba ahantu amadini yari akomeye yatangiriye.
ubu hano nibanze ku madini kuko turi ahantu hagombye kuba hatariciwe abatutsi. Iyo uhereye Isave, ubwo ni Gaturika, bahageze umwaka w'1900, kiliziya y'Isave yiciwemo abatutsi. Ukagera Ikirinda, niho hambere abaprotesitanti bageze mu mwaka w'1907, naho nuko Ikirinda bahiciye abatutsi, kandi bo babata muri Nyabarongo hafi ya bose, ku buryo urwibutso rw'Ikirinda rutarimo abantu bagera kuri 20. Abandi bose barabicaga bakabata muri Nyabarongo, cyangwa bakamata muri Nyabarongo ari bazima. N'umwe mu bari babiyoboye, Michel Twagirayesu, yari umukuru w'idini ry'abapresbiteriyeni. Ukagenda iyo ugeze i Gahini mu Banglikani, bahatangiye umwaka w'1922, naho nuko. Wajya Igitwe mu Badivantiste, bageze mu mwaka w'1923, naho abapasitori bisha abandi, banabica babakoresheje rwa rugendo rw'inzira y'Imisaraba mwavugaga mu kanya, babashoreye, banabategetse indirimbo bagomba kugenda baririmba ngo bageza mu ijuru. Aho ni Igitwe, bahageze umwaka w'1923. Wagera Kibogora, ni mu karere ka Nyamasheke, hari idini ikomeye y'abametodiste, Methodiste Libre, hiciwe abatutsi. Iryo dini niho ryatangiriye mu Rwanda mu mwaka w'1942. Ukajya hirya gato mu karere ka Nyaruguru hitwa Nyantanga, Nyakizu, hatangiriye idini ry'ababatista mu mwaka w'1939. Uwayoboraga ababatista mu Rwanda hose witwa Pasiteri Bazaramba, niho yayoboreye ibitero birimbura abatutsi, ahereye ku bakristo basengeraga iwe. Nsoze ukagenda ukagera Igihundwe muri ADPR. Nuko ni ngombwa rero kumenya yuko iyi ngengabitekerezo y'urwango yashinze imizi mu bantu, isimbura umutima, igasimbura ubwenge, igasimbura ukwemera, igasimbura byose. Iyo ngengabitekerezo rero bisaba kuyisobanurirwa uko yatangiye, kuko irondabwoko ryatumye abatutsi bicwa rifite uko ryatangiye, ntabwo ryaje rityo, ryarigishijwe. Umuzungu umwe mu boherejwe n'Ababiligi kuza kuyobora iyicwa ry'abatutsi guhera mu mwaka w'1959, witwa Logiste, Guy Logiste, yarabyanditse. Ari nayo mpamvu gutanga ikiganiro cy'amateka bifite akamaro. Guy Logiste yari umusirikare ufite ipeti rya koroneri wabaga muri Kongo. Noneho Ababiligi bagera igihe bumva ko barambiwe gukorana n'abatutsi, kuko mu batutsi harimo benshi basaba ubwigenge bw'igihugu. Bategeka yuko bagomba kubakuraho, ndetse bakabavanaho abari ku butegetsi n'imyanya y'Imirimo babishe, bakabasimbuza Abahutu bo ngo kuko bazabumvira. Bohereza rero umusirikare mukuru, banamuha ububasha budasanzwe, bamwita resident spécial. Ni ukuvuga umuntu uje ufite ububasha budasanzwe bwo guhindura ubutegetsi, agashyiraho aba ashaka, kandi akabikora uko abyumva. Logiste rero yarabyanditse uko byagenze. Avuga ko yageze mu Rwanda ku itariki 5 z'ukwa 11 1959, agasobanura ko yaje nta kintu azi na kimwe ku Rwanda, azava muri Kongo, kugira ngo ariko ubutumwa yari yahawe bwari uko kuvanaho umwami n'ibijyanye n'ubwami byose, agashyira Parmehutu ku butegetsi. Icyo nicyo cyo yarakize mu mutwe, ariko uburyo azabikoramo bo bamuhaye gukoresha ububasha busesuye. Akora rero, yanditse mu gitabo cye cyitwa Ma mission au Rwanda, un blanc dans la bataille Hutu-Tutsi. Bisobanuye ngo ubutumwa bwanjye mu Rwanda, umuzungu mu mirwano hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Asobanura ko ati nagiye Kabgayi kugisha inama Musenyeri Perode, anyakirana ubwuzu, anyumvisha mu magambo asobanutse akarengane kagiriwe Abahutu, ambwira ko tugomba gushyiraho ubutegetsi bushya
butarimo abatutsi kandi ako karengane abahutu bakorewe kagashira. Uvuga ko Musenyeri Perraudin aramubwira ati abahutu bakorewe akarengane mu mateka, wowe ubutegetsi ugiye gushyiraho uramenye ntihagire umututsi n'umwe ujyaho. Aho ni ku itariki 5 z'ukwa 11/1959. Musenyeri Perraudin amubwira atyo, i Kabgayi hariya hose hahakikije na Gitarama bari bamaze iminsi 3 bica abatutsi, bahereye ku bashefu bahatwara kuva ku itariki 2 z'ukwa 11 babica batwika, shefu haguma bamwishe n'abandi, ku Ndiza bayirangije. Nta na kimwe Perraudin yamubwiye ati tubanze turengere aba bantu bicwa, tubanze duhagarike bariya bicanyi bareke kubica, wenda ubutegetsi buhindure ariko twahagaritse kwica. No, Musenyeri Perraudin yarabishyigikiye ko kwica bikomeza, ahubwo abahutu bagashyirwa ku butegetsi. Icyambere bisobanuye ni iki? Icyambere bisobanuye nuko abo bantu bariho bica biganjemo n'abato, kuba Kiliziya Gatolika itabihagaritse, kuba umubirigi waje uhawe ububasha atabihagaritse, barumva ko ni uburenganzira bwabo bwo kwica umututsi. Barabikomeza rero. Noneho biza kugeza ku itariki 12 Ugushyingo, ubwo hose bica batwika simbitindaho. Noneho Colonel Logiste, ababirigi n'abamisiyoneri bagira ikibazo cy'uko nubwo hishwe abatutsi benshi ariko hari n'impunzi zahungiye mu maparuwasi, zahungiye mu mashuri, zahungiye mu bigo mbonezamirire. Noneho ayo maparuwasi batakishobora kuyasomeramo misa kuko impunzi zari zahuzuye. Bibabereye ikibazo rero nuko batangiye kwiga uko bagabanya impunzi zahungiye mu mazu ya paruwasi kugira ngo akomeze akore akazi kayo. Gutekereza rero kubazana muri za zone zimwe na zimwe, harimo Bugesera, harimo Rukumberi, naho igitekerezo cyavuye. Ibyo kandi mbabwira ntabwo ari bihimbano, ibyo biri muri raporo z'ababirigi z'icyo gihe uko byagenze, yewe no muri diary za diocese za Kabgayi. Noneho Logiste ku itariki 12 z'ukwa 11/1959 ahuza abayobozi ba Parmehutu n'abadministrateurs. Abadministrateurs bari ababirigi ni nka bameya b'iki gihe. Bameya b'iki gihe saba ababirigi no kugereranya icyo administrateur yabagashinzwe. Bariga rero, biga uko bigomba kugenda, bemeza ibintu bibiri. Bati Inyamata twari dusanzwe n'ubundi twarahageneye yuko hazajya hoherezwa abantu babuze amasambu, kuko byari biteganyijwe mu cyitwaga plan décennal. Plan décennal nka kuvuga ni nka gahunda y'imyaka 10 yatangiraga mu mwaka wa 1951 ikageza mu mwaka wa 1961. Hari hateganyijwe ko Nyamata bazagenda bazanamo abaturage babavana mu bice bimwe na bimwe bituwe n'abantu benshi. Nuko bahise bagenda bati Nyamata kuko n'ubundi yari iteganyijwe kuzakora ibyo, reka tuba ariho duhera tubajyaneyo. Na Kibungo bayigena batyo. Ibyo babyemeza ku itariki 12 z'ukwa 11/1959. Noneho ku itariki 17 z'ukwa 11/1959 ho rwose ni itariki ikomeye, kuko kuri iyi tariki ubwo urumva mu gihe cy'iminsi 5 hagati ya 12 na 17 habayeho noneho gukora inyandiko yuko bizagenda kugena gahunda. Iyo nyandiko rero isohoka ku itariki 17 z'ukwa 11/1959, isohorwa n'ishyaka rya Parmehutu ariko ryamvikanyeho n'ababirigi. Isinywa n'umwe mu baparmehutu bari muri komite nyobozi yayo, Rwasibo Jean Baptiste. Iyo nyandiko rero dore ndababwira ibice byayo uko yaje ivuga, uko ibirebana no kuvana abatutsi aho batuye, ndetse no kubatuza ahandi babona hangombwa, no kubagena no kugena uburyo Parmehutu ijya ku butegetsi, no kwambura abatutsi uburenganzira bwabo basanganywe ndetse n'imitungo yabo. Ibyo byose byagiye muri gahunda yanditse. Ari no mpamvu nahereye kuri cya kintu babwira ngo jenoside n'ubwicanyi butegurwa. Aha rero tugiye kuyibonamo rwose mu inyandiko. Dore icyo bavuga. Baravuga ngo rubanda baratangira bishimira
uburyo iyicwa ry'abatutsi ryagenze. Bati rubanda nyamwinshi y'abahutu bishimiye kuba barihoreye ku bikomerezwa by'abirasi b'abatutsi byabakandamizaga, ariko bakaba bafite ubwoba ko abo banzi babo nabo bazihorera byanze bikunze, kuko bazwiho kurangwa n'urwango rwinshi no guhora bifuza ibintu by'ikirenga. Mwumve batangije ibintu bibiri bikomeye: icya mbere abatutsi baritwa abanzi, icya kabiri abahutu baravuga ko bishimye kubera ko bishe, kubera ko ngo bihoreye abatutsi, ngo byari ibikomerezwa byakandamije abahutu. Icya kabiri barakomeza rero bati kubera iyo mpamvu abahutu bararwanya ko impunzi z'abatutsi zisubirana uburenganzira ku mitungo yabo. Aho muhafate iki kibazo cy'imitungo ndakivugaho mu kanya gatoya. Abahutu bararwanya ko impunzi z'abatutsi zisubirana uburenganzira ku mitungo. Uvuga ko bakwambuye umutungo wawe, bakakwambura inzu, bakakwambura umurima, bakakwambura ibyo ufite byose, ubwo ntibaba bakwishe? Haba hasigaye iki? Ubu uzatungwa n'iki? Abana bawe baba bazatungwa n'iki? Niyo mpamvu nabwo kwica, gutema birasoza. Ibi rero byo kwambura abatutsi imitungo yabo nabyo byagiye muri gahunda. Si ukubimura bavana Ruhengeri, Gitarama, Gikongoro babazana mu Bugesera gusa, banabambuye imitungo bari bafite, kandi biri muri iyi gahunda. Barakomeje bati abahutu barifuza gukemura ku buryo budasubirwaho ikibazo cy'umutwaro w'abatutsi. Numva abatutsi ni abaturage nk'abandi, ni abanyarwanda nk'abandi, ariko biswe ko ari umutwaro w'igihugu, ni umutwaro w'abahutu. Bati bizakorwa bite rero? Baratanga ibisubizo 4 nabyo mu byumve. Icya mbere, mu butegetsi bw'ibwami igihe kirageze cyo kuhavana abatutsi. Kuko nta mututsi ugomba guhama ku butegetsi. Barahera ibwami rero, umwami bamuvaneho, noneho n'abari mu nzego zose zegereye ubwami abatutsi bahave. Niyo ngingo ya mbere iri muri iyi porogaramu politike, kuko iyi ni porogaramu politike. Icya kabiri, mu butegetsi bw'imbere mu gihugu birihutirwa gushyiraho abakozi b'inzibacyuho b'abahutu, bakajya muri za sheferi na susheferi. Ubwo ni ukuvuga ni nko kubashyira, dufate inyito z'ubu, intara, uturere, imirenge, hose ni ugushyiramo abahutu, bagasimbura abatutsi bavanyweho. Hari abatutsi bari bavanyweho muri bya byumweru 2 ubwicanyi bwamaze, n'abandi barahunze, harabavanyweho, ariko hari n'abari bakiriho. Noneho bakanasimbura abahunze, nabyo biravugwa. Icya gatatu, bagasimbura abazirukanwa mu minsi iri imbere. Abazirukanwa mu minsi iri imbere ndabereka ko ni gahunda, ntabwo byahagaze. Nubwo kwica babikoze mu gihe cy'ibyumweru 2 batanga ihumure, ariko na nyuma y'iryo humure bateganyaga yuko kwirukana abatutsi bizakomeza, kubirukana mu mirimo, mu mitungo no mu gihugu. Barakomeje rero. Icya gatatu, mu nkiko zose zo mu gihugu hazashyirwamo abacamanza b'abahutu. Icya kane, noneho ubwo nje gusobanura bimwe abatangabuhamya batubwiye hano, bo bavuga ubuhamya bwababayeho n'ubwabaye ku babyeyi babo, ariko wenda batazi iyo gahunda, iyo politike uko yari imeze n'uko yari iteye. Icya kane rero, dore ko bivugwa ngo nihateganywe uburyo bwo gutuza impunzi no gushyiraho igice gituwe n'abatutsi. Gushyiraho igice gituwe n'abatutsi, kuvuga ubu bashyiraho ko Bugesera buzaturwa n'abatutsi, Rukumbe rigaturwa n'abatutsi, n'ahandi bagennye. Ariko barakomeje bati ariko tutabivuze ku mugaragaro ngo tunabishyire mu itegeko. Nyamara mu itegeko babishyizemo kuko biri muri porogaramu politike bariho bakora, ko bagomba kujyana abatutsi ahabo hihariye. Bakanerekana bati kuri teritwari 10 ziri mu gihugu, muri teritwari ya Kibungo na Kigali, ko Kigali ni izone y'Ubugesera bayishyiramo, niho impunzi zizajya gutuzwa. Hakazifashishwa uburyo bukurikira. Baravuga uburyo 3. Icya mbere, gushyirayo inkambi z'impunzi, kugira ngo nyine izo nkambi zizabone uko zibakira,
ari niyo mpamvu hano i Nyamata bahashyize icyo bise kanda transit, impunzi ziza zikajyamo bakajya baziha iposho nuko. Icya kabiri, gushyiraho uburyo bwo gufasha impunzi. Uburyo bwo gufasha impunzi ni iryo posho nababwiraga, babagenera rimwe ku munsi, bakabaha ka soya n'utuntu dukeya. Icya gatatu, kuzorohereza uburyo bwo kubona ubutaka. Ku rundi ruhande, aha muhumve ni ahantu habi, ku rundi ruhande ubutaka n'imirima bizaba byasizwe n'impunzi bigomba gutunganywa, bigacibwamo imihanda, noneho bigahabwa sheferi na susheferi zikazabutuzamo abahutu. Ubwo reka mbaye ndekera aho ngaho kuri iyi porogaramu politike y'Ababiligi na Parmehutu yo ku itariki 17 z'ukwa 11 1959. Ni ndende, ariko murumva ibyo bikubiyemo. Kuzana abatutsi rero Bugesera Rukumberi yari iyi gahunda, gushyira abatutsi ukwabo, bazabona uko babagenzura, aho babashakiye babice, kandi baca intege abatutsi bavuye basigaye aho bari batuye, n'imitungo yabo bayibambure, babatatanye, babashyire mu buzima bubakomeretsa.